pe nakibintu ubona umugore wanje yarayo nyuguje tu bona uke nukuri pe ntago ari wowe wenyine natwe byatwishe ahubwo niba hano haboneka akazi ntabwo akazi ko karahari ahubwo nkabuze mwebwe ntabwo twabuze ahubwo icyo gihe tuziye rwose mudufashe mwaduha akazi tukarakomera twaramuka ni ukuri turagakeneye ubukene bwatwishe ububona dusigaye tuburara rwose bose ko yagiye nka za hene ubu ngubu aracyakorera iki hariya mu nzu ko yagiye tujyanga arahita agaruka ubu ngubu mwiriwe komere madamu yego nawe waje yego abazi ko mwagendereye baje urukundo tugukunda ahubwo uba ruzi bibaho nyine muri famiye bibaho ubona muri sosiyete iwacu turakundana nyine birasanzwe akazi aho gahari habuze wowe nababwiye ko gahari ariko igisubizo ni icyawe bakoze kwihangana arara hepfo menshi amapereza yangu muri 7 nimba bizaterwa n'igihe mufite ryakazi ndagafite rwose karambuye kareka natwe si ibyo tubwiriza ngize imana nakora ihora nk'ibyumweru nka bitatu ubaye iki Christine na ya nombe yawe na irimo na ya mata y'inyange naje nyejo na cya kigo je ntabwo nabyemera papa wawe nawe yaba kabeje reka wimuharabika je reka nje kwirebera shaka nanjye umugabo ruyange we uramemuje imbere y'abantu ibiryo byose wabimaze iro bihoreye twarumjire nabi iyizira ngo ino amata yawe ngo nje kugushakira igikombe iyizire mwana wa iyizire koko byavuga n'ukuri cyangwa kubeshyira ibyo se rwose cyabayeho nyine ko nawe ntabwo ni ikibazo cy'inzara rero amata byongeye umwana ku rundi bibaho ino azi n'abagabo mu nyine n'ikibenye yewe abagabo baragwira rwose wagushatse reka twitende umuntu urya ibiryo by'abana agukoresheje yakwishyura kanakume sino mugabo reka tunigende ariko nta muntu